Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Danis TV muri iki kiganiro Ineza, ikiganiro kigamije kubagezaho inyigisho zitandukanye kandi zubaka ubuzima bwacu bwa buri munsi bishingiye ku muco n'indangagaciro n'ibindi bidufasha kurushaho gusobanukirwa ibintu bitandukanye bidukikije. Nigendahiro Clementina ukibagezaho kandi ndabashimira mukomeje gukurikirana no kudushyigikira ibiganiro byacu. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku ngingo ishimishije kandi ifite ubusobanuro bwimbitse mu buzima bw'abantu benshi. Turavuga ku busobanuro bw'amabara, by'umwihariko tukaba tugiye kwibanda ku ibara rya pink. Bakundwa, mu muco ni mu myemerere y'abantu batandukanye, amabara afite ubusobanuro bwimbitse kandi agira uruhare rukomeye mu buryo tubona ubuzima, imyambarire, ubuhanzi ndetse n'amarangamutima yacu ya buri munsi. Uyu munsi tugiye kwibanda ku ibara rimwe ryihariye rikundwa n'abantu benshi, cyane cyane urubyiruko n'abakobwa ndetse n'abana, n'ibara rya pink, iroza. Ubusobanuro bw'ibara rya pink. Ibara rya pink ni ibara rituruka ku kuvanga umutuku red n'umweru white. Ibi bituma rifata ishusho riri hagati y'urukundo rufite imbaraga z'ubuziranenge cyangwa amahoro. Mu busobanuro rusange, pink igaragaza urukundo rutuje kandi rufite ubugwaneza, impuhwe n'ineza, ubwitonzi n'ubupfura, ibyishimo bituje soft happiness, ubuto bwiza n'icyizere. Bakundwa, nubwo umutuku ugaragaza urukundo rufite imbaraga n'ishyaka, pink yo igaragaza urukundo rutuje kandi rudatera ubwoba, ahubwo rugaragaza umutima woroshye kandi rwuzuye impuhwe. Ingingo ya kabiri, pink mu marangamutima. Inshuti zanjye, mu by'ukuri pink ifite aho ihuriye cyane cyane n'amarangamutima y'abantu benshi. Iyo umuntu akikijwe n'ibara rya pink, akenshi yumva atuje mu mutima, agabanyijwe stress cyangwa agahinda, yiyumvamo mu mahoro, afite ibyiringiro bishya. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ibitaro cyangwa ahantu ho kwiga ku bana bashyiraho pink kuko ifasha gutuza umutima no kugabanya ubwoba. Mu bushakashatsi bumwe na bumwe bwagaragaje ko pink ishobora no kugabanya uburakari, hari naho bayita color of calmness. Ingingo ya gatatu, pink mu rukundo n'imibanire. Mu bijyanye n'urukundo, pink ntabwo ihagarariye passions ikomeye nk'iry'umutuku, ahubwo igaragaza urukundo rufite ubugwaneza, urukundo rw'inshuti no ikwitaho, urukundo rutari rushingiye ku nyungu ahubwo ku mutima mwiza. Ni ibara rikunze gukoreshwa mu butumwa bw'urukundo bworoshye nk'amakarita y'amavuko, indabo cyangwa impano zifite ubutumwa bwiza bw'urukundo. Pink itwibutsa ko ari urukundo atari amarangamutima akomeje gusa, ahubwo ari n'ineza, kwihangana no kwita ku bandi. Ingingo ya kane, pink mu muco no mu myambarire. Mu myambarire, pink ifatwa nk'ibara bw'ubwiza, ubwitonzi, akenshi rihuzwa n'abagore cyane, abakobwa, abana, ariko muri iki gihe n'abagabo batangiye kuryitabira kurikoresha mu myambarire ya kijyambere. Pink mu myambarire ishobora gusobanura ubwiza bugezweho, kwiyitaho no kugira isuku, kwiyizera no kudatinya kugaragaza umwimerere wawe. Mu muco wa kera, bamwe babonaga pink nk'ibara ry'abana cyangwa ibara ryo kwinezeza, ariko uyu munsi ryabaye ibara ry'abantu bose bafite icyizere kandi bashaka kugaragaza ineza. Ingingo ya gatanu iragira iti, pink mu buzima bwa buri munsi.
bakundwa, pinki igaragara mu bintu byinshi: imyenda, imitako, amavuta yo kwisiga cosmetic, imbaraga z'abana cyangwa imbuga z'abana n'imitako. Ibara rifasha gutunga isura y'ubwuzu, isuku n'ubwiza. Niyo mpamvu rikundwa mu bijyanye n'ubwiza beauty industry. Ingingo 6, pinki ni igisobanuro cy'umwuka spiritual meaning. Mu busobanuro ni ibara rya pinki mu buryo bw'umwuka. Abantu bamwe barifata nk'irigaragara urukundo rw'Imana rufite impuhwe, imbaraga zo kubabarira abandi, ubugwaneza bwo mu mutima, amahoro y'imbere mu muntu. Nshuti zanjye, rishobora kutwibutsa umuntu ko ubuzima budakwiriye kuba bukomeye gusa, ahubwo bugomba no kuba bwuzuyemo impuhwe n'imbaraga n'urukundo. Ingingo 7 iragira iti: ibyiza byo gukunda ibara rya pinki. Bakundwa abantu, pinki akenshi bagira imico ikurikira: bagira umutima woroheje, bakunda amahoro, bafasha abandi, bagira ubugwaneza n'impuhwe, bakunda ubwiza n'isuku. Ariko nanone rimwe na rimwe bashobora kuba birinda amakimbirane cyane, bakemera ibintu kugira ngo bagumane amahoro nubwo atari byiza kuri buri gihe. Ingingo 8 iragira ati: pinki mu mitekerereze psychology. Mu mitekerereze y'abantu, pinki ifatwa nk'ibara rishobora kugabanya umuvuduko w'umutima, gutuma umuntu atekana, kugabanya uburakari n'agahinda, gufasha mu gutekereza neza. Niyo mpamvu rimwe na rimwe rikoreshwa mu mashuri y'abana cyangwa ahantu ho gufasha abantu bafite ibibazo by'amarangamutima. Ingingo 9 iragira iti: ibyo pinki itatubwira. Nubwo pinki ari ibara ryiza, ntabwo risobanura intege nke. Oya, hari n'abantu bibwira bati umuntu udakunda pinki ni umunyantege nke. Ariko siko bimeze, ahubwo pinki igaragaza imbaraga z'imbere zo kugira ubugwaneza, ibitekerezo cyo kugira amahoro mu isi yuzuye imvururu, ubushishozi bwo gukunda no kubabarira nubwo byagorana. Umusozo w'iki kiganiro, bakundwa, ibara rya pinki riba rifite ubutumwa bwimbitse mu buzima bwacu. Ritubwira urukundo rutuje, impuhwe n'amahoro n'ubwiza. Ritwibutsa ko ubuzima atari imbaraga n'ishyaka gusa, ahubwo ni ubugwaneza n'ineza bifite agaciro gakomeye. Pinki ni ibara riduha isomo rikomeye: kuba umuntu mwiza si ugukomera gusa, ahubwo ni no kugira umutima wuzuye urukundo n'impuhwe ku bandi. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye kuri Danis TV mu kiganiro Ineza. Mukomeje kudukurikira no kwiga no gusobanukirwa ibidukikije ku by'amabara mu buryo bwimbitse, bidufasha kuba abantu beza kurushaho. Shalom.